n'ubu ngubu nawe bari kundeba wenda bakuza bahita bavuga ngo uyu mukobwa akoze amarorerwa ibiki n'ibikina ntago aratinyutse n'ubundi wayakoze byarangiye mbere nk'umukecuru agiye inshuti yanjye kwa kundi ujya ushaka kandi kubanze kuba ku bantu benshi kwa kundi usuhuza nyine nk'umuntu ngo wiriwe ngo mukecuru nyine icyo yamusubije nawe si ukibwira ariko ngewe ko byumva no kuri niba nyine warashakanye n'umugabo wawe kandi umukunda bya nyabyo ntabwo hakagombye kubaho amafaranga ngo aya nayuyu n'aya nayuyu uri mwiza mukobwa we komeza ube mwiza komeza witeho komeza ushayininge pe kuko uri mwiza bihagije Jolly ariko nawe ni mwiza by the way ni mwiza abakobwa beza benshi nta bwenge muri make nuko bakunda kuvuga niko bivugwa ntabwo ari njye bivuze nyine nanjye bikunda kuvugwa gutya ugasanga umukobwa ni mwiza ariko isi iragenda ikakwigisha bro kavuga icare wige bro iyo mikino yireke papa niba warakuze urya akabreba akamayonese ugakura bro ukanywa igikoma kitarimo isukari ukumva ko ari cyo kintu gikomeye kuri iyi si yes twongeye twagarutse kuri Eagle Eyes TV show turabasuje aho muri hose ewara mwese abakoze subscribe urumva abakoze saku urumva abakoze uvuga iki mbivugiye mumeze mute bakunzi bacu nize ko turaho tumeze neza si wowe mbwira yewe umuntu uri inyuma ya kamera nize ko mumeze neza aho muri hose we are back and back nk'uko mumenyereye muri kumwe n'umukobwa witwa Keza cyane kuba bahora byemeye mwiza cyane kubera amarineti yambaye byose birakure sorry nize ko mumeze neza bigaragaze nize rero ko mumeze neza aho muri hose turabasuje cyane ko yigize serieze cyane dushimira nawe nakomeje gukora subscribe so biri gukundara biri gukorwa birimo rwose niyo yaba ari umwerega barenze oya ibyo papa utangiye kumera nka Theo no I don't care abantu bari hano ni famille rero kandi famille uyibwira icyo utangiye kumera nka Theo bahigihumba kiramana I don't care mumbaye no kuri mukore subscribe please musharinga abashuti banyu nabo bakora ama subscribe kuri kwimana ubu tugiye kubaha ibintu bya danger siko tugiye kujya na Canada vuba byazanze kubakorera ikiganiro yego acha français yego bakora subscribe kugira ngo agaruka oya tuzagaruka wowe bakore subscribe kugira ngo wogarutse sha oya nzagaruka tuzagaruka twese twebwe turi hano kubw'abanyarwanda nyine urumva kugaruka ni ukugaruka back and back umeze gute se umusore ni ahantu heza nk'iwacu mani no sibyo nabihakanye kugiye kunkubita kandi ni ahantu heza nk'iwacu mani iwanyu niho hambere kiriya ari indirimbo ariko irimo icyo jambo nanjye kuririmba ariko iririmba twumve ndayibagiwe man we ntabwo uzi kuririmba oya nzi kuririmba pe kiri wagwanule kiri wa breast ubundi icyo nicyo kirimi tugiye kujya twivugisha nari mwana ase urasa ukwangiza iki kirimi ururimi rwacu nubwo dufite n'abantu bagiye batandukanye yes reka ngiye mbasuze mu rurimi rwanjye yego yes mapipule wagwanule kiri gutule ntacyo mfatamo bro ibyo bireke papa bimeze utule bimeze neza nezule bimeze nezule umeze ute se nshani sawa mwana ubundi umukobwa mwiza umubonera he ku mutima le ntabwo ari lenge bro oya aho ngaho ni muri rusange n'abahungu n'abaki bose ushobora kuba nyine wowe wakambajije ngo umukobwa mwiza ku mubiri umubonera he umukobwa mwiza ye navuze mwiza
ni ku mutima. Umutima Ni ku mutima. nzi umukobwa ufite umutima mwiza ariko nta mico mizima agira. Ibyo ntabwo bibaho. babazi ariko buriya niyo yaba afite imico mibi mu bakobwa bose uzi bitwa ngo ni ibirara ni ibiki, uzi imitima baba bafite, bagira imitima myiza, bari abana beza bya danje. ariko umuntu wese buriya urugero nabukuta urumva ukisanga niyo hantu abantu batinyara induba, ukisanga induba bro. acha France mo hagati ku buryo utabona usohoka nawe winjirira. None turebe kuri physical appearance, turebe no kuri character. Umukobwa mwiza aba ameze ate kuri physical? Ko mwiza aba ari mwiza ku isura nyine. Uziko ngiye kuva nabaho kuva numva ijambo ngo umukobwa ni mwiza, naryumvanye wowe. Yego ko nta muntu wari wumva avuga ngo uriya mukobwa ni mwiza. Ni wowe numvanye uvuga ngo Imana ni ngiye mukobwa mwiza muri Kigali. Oya, ibyo nawe ngeze mbivuga imbeshyera. Abantu bari bahari bahamagare. Don't lie. Uzagarurire ku video hano ahangaha hejuru. Gusa umuntu wese buriya ni mwiza ku giti cye. Kubona avuga ko ndi mwiza ntabwo ari hejuru, dore dufite screen hariya. Ubu nabishiramo. Wabishiramo. Urumva umuntu wese ni mwiza ku giti cye, kuko ntabwo wamwumvisha uburyo ngera ari mwiza habe na gato. Nta n'uburenganzira ufite, unabikoze nanakurega bakagufunga. Buri muntu wese ni mwiza ku giti cye bro. Ajangle. Noneho umukobwa mwiza nyine kuri physical nyine like umubiri. Sho byaba bigoye konge umuntu wowe ushobora kuvuga ngo umukobwa mwiza ni mugufi. Umukobwa mugufi kandi yewe ndangabona ko umukobwa mwiza ari mwiza. Sibyo? Of course. English here. Umuntu ukora ntabwo ari wa hano kabisa. Alonje mutubwiye mu cyongereza babyita ngo Alonje, imagine. Umuntu maratubeshya tukumirwa. Nyina sura tukibura Alonje. Ashawe yamana ukabeshya. Urumva wowe kuri wowe ngiwe buriya nasanze abakobwa mureba cyane kandi mureba ibyo abagabo batareba. We yibonye umukobwa ukavuga ati sha uriya mukobwa arakubiye. Umukobwa muremure uteye neza gute mu rugero, ufite mu nda hato, hasi yameze ngo urumva, useka neza. Guseka neza ni gute? Ntago mbizi bro. Nose cinyike ubwa guseka neza ngo ingero z'abantu bazwi kabisa. Uvuga ati wenda nka Rihanna cyangwa se wenda nka neza uyu Miss Jolie. Reka mbwiswe iyo umuntu ageze no kuri kamera abakobwa ahita bavuga acha français. Wahayi. Umva wahayi. Ego wahayi wewe. Urakoze. Wahayi. Jolie ko nawe ni mwiza by the way. Ni mwiza. Nyine genda umanga ingero umbwira ati umuntu useka nka runaka. Nagusha aho ngana nkubeshye dushushanyo uwo muntu ko twahita tumubona. Aho ngana nkubeshye byasa ko njya muri phone yanjye. Gusa Jolie nawe ni mwiza. Yego. Tukomeze. Naomi nawe ni mwiza. Naomi cyangwa ni Naomi. Gusa akambwira abakobwa mu Rwanda ni benshi beza pe. Ntabwo mfite aho nahera, gusa mu Rwanda bafite abana beza. Ari ahantu ugeruka ukavuga umugabo wanjye aciye nahera byotara. Ubundi kera twajyaga tujya kwa Rubangura. Ugatega kugira ngo gusa bihagarare hari urebe ingero man kugira ngo umenye ko Kigali keye. Ubundi bibonera hariya. Reka amaso yawe abe mabi wabonye byinshi bibi n'ibyiza pe. Ni mu gihe reka abe mabi. Ni byiza man, ugomba kugaburira amaso. So abakobwa none umukobwa mvuga ko ari mwiza mu mutima.
umutima tuwe tuwuretse umutima ntabwo twahagera ko umutima ntabwo twawumenya ashaka no kukwereka nuko itariye ese kamuzi nta muntu waba uzi w'inshuti yawe uzi ko afite umutima mwiza ngewe ndabazi b'amasogoro nyine ubona afite sura umwana wo ngo abaruta wa wundi mwiza cyane no ku mubiri njyewe rero icyo ngamije ni iki ni ukumenya ati kuko ari imvugo ijya ivugwa ngo ntabwo imana yaguha byose uriya mukobwa ukuntu ari mwiza iyo aza kuba afite ubwenge n'umutima cyangwa ateye neza iyo hari umukobwa uvuga ati imana yanjye cyangwa ukumva baravuze ati imana ngo ubwenge bw'umukobwa nako ubwiza bw'umukobwa ubwenge ngo buhita bujya hehe inyuma mu kibuno ku kibuno ntabwo avuze mu kibuno ku kibuno ni ukuvuga ngo bishatse kuvuga ko abakobwa beza benshi nta bwenge muri make niko bivugwa ntabwo ari njye bivuze nyine nanjye bikunda kuvugwa gutya ugasanga umukobwa ni mwiza ariko ubundi babyitirira mu mutwe ntacyo ariko uba usanga afite n'umutima mwiza ugasanga ni mwiza afite n'umutima mwiza ariko wenda akagira ikintu kibura buriya iyo wabuze ubwenge yari ishuza mbi cyane ubwenge se buriya nsigaye mbona abantu benshi ntabwo ari bose ariko nsigaye mbona abantu benshi noneho mu Rwanda baramenye ubwenge mana isi iragenda ikakwigisha bro kavuga icare wige bro iyo mikino yirehe papa niba warakuze urya akabureba akamayonese ugakura bro ukanywa igikoma kitarimo isukari ukumva ko aricyo kintu gikomeye kuri iyi si icyo nzi cyo umaze gukura sibyo ndi umwana ariko se ntabwo ugikora kuba twamenyana uzi kumbwira ngo ngura umwana kandi ibyo bintu nabyo bizakokama hari ikibazo se bizakugaruka mbere nk'umukecuru abwiye inshuti yanjye kwa kundi ujya ushaka kandi bikunze kuba ku bantu benshi kwa kundi usuhuza nyine nk'umuntu ngo wiriwe ngo mukecuru nyine icyo yamusubije nawe isi ukibwira umukecuru se ndi nyoko abakecuru ntabwo bakifuza gusaza gute unase gusaza nuzi ko ari ugusahurwa nyine yego sha wese urabyifuza ubu ngubu dore abashinwa ngo bari kwiga uburyo tugomba kuzabaho imyaka nk'igihumbi babikore se narapfa shambi ubusa niba bimenya yapfuye ngo barashaka kuzana kabisa inkingo zituma udasaza babikore se ugasanga uracyari akana imyaka igihumbi igashira ubu ni ibinyejana 10 ndagapfa babikore nyiriho pe ubwo mwahita nibaza ubwo uramutse wenda bagukoreye nk'icyo kintu ukabaho nk'iyo myaka yose kandi wenda tuzi ko imana yanditse nyine ko ushobora gupfa mu myaka na hafi 80 70 imana yarabyanditse sibyo ni urugero ndi gutanga ko buri wese agira igihe none se imyaka umuntu amara ku isi ntuyizi ariko hari n'abagira muri za 200 niba cyane barahari uwo ni abo bantu bariwe kera ava nimba bajyana bavuga ngo ava Jesikri nyine yego ariko njye sinzi impamvu numva ko no muri iyi minsi mu bigo byo hanze uzaza usanga umuntu ashaje akagira imyaka nyine ikuze cyane kuko nubwo bavuga ngo ibintu by'ibiryo ko hanze mani bakora amasiporo ubundi bakubwira ko minimum nyine cyangwa se wenda nyine mu myaka nyine precisement ni muri 70 85 gutyo niyo umuntu nyine yagenewe kubaho ariko imyaka 200 warayize dushete nzayigera ikibazo zawe warapfuye acha France we wagora iki kuri kamera ko nawe kubitiye mikro yes twigarukire ngiye cyo nashaka kukubaza ari ukuntu nyine umukobwa abaho abantu bose bamumwita ko ari mwiza uriya mukobwa ni icyuki ni mwiza niki ariko ugasanga nyine hari ibintu bigenda byangirika kuri we kubera iki kubera ko
nyine kugenda akakira ibyo bintu ko bamubwira ngo ni mwiza n'iki akabisetinga mu mutwe ubona atari cyo gitera impact yo kuba uwo muntu yaba atitwara neza se cyangwa se nyine akabigira ibintu bimwe na bimwe bipfa kuri kunoza ye. Umuntu uzi ubwenge ntago bakubwira ngo uri mwiza ngo nyine ubikokame mu mutwe nyine ubyisetinge mu mutwe uvuge ngo noneho ngomba kugenda gutya noneho usanga noneho sometimes n'abakobwa bakunda kubwira ko ari beza usanga kenshi nyine nta kazi bakora nyakavuga oya ntabwo nakora aka kazi kacitse kandi ubwiza bwanjye oya ntabwo byakunda ndi mwiza bihagije ku buryo nakora akazi nyine akazi kari high class ibintu nk'ibyo moto yo nanjye kambenga digital bakayigendera kure bro bakavuga umukobwa mwiza ngiye kuri moto ute uzi ko bita binakwafekta bigatuma noneho ushaka kubaho n'ubuzima udafitiye ubushobozi bw'ako kanya buri high class nyine noneho wowe ntunashoboye no gukora ntushoboye gukora iki ukicara gusa ubwo ikiba gisigaye ni ukwirirwa usabiriza ntiyabyita nko gusabiriza abagabo bivuge neza abagabo gusaba abagabo ubwo kandi ntabwo wasaba umugabo rimwe kabiri gatatu nta kintu agukuraho nawe uba ugomba ni manguhe so urumva rero ibyo nabyo byafekta umukobwa guhora umubwira ngo ni mwiza n'iki noneho iyo uwo mukobwa wenda afashe n'iyo initiative yo gushaka waba uzi ingaruka zituma nyine zibitera ku buryo zishobora no kumwangiriza urugo cyane cyane iyo umukobwa yamaze kwisetingamo ko ari mwiza cyane abantu bose babimubwira uba usanga na kwa kundi kubaha umugabo bidakunda icyo ni kimwe urumva kwa kundi umugore afata umwanya we akavuga ngo reka nite ku rugo rwanjye urumva ni meke y'umugabo wanjye wenda n'abana okay tureke iby'abana nyine kwita ku rugo ukabona biranze icyo ni icya kabiri sometimes ugasanga abakobwa beza banze kubyara nyine vuba kugira ngo ubwiza bwabo bitangiza shape yego icyo ni icya gatatu ariko muri ibyo bintu bitatu byose nkubwiye ni ibintu bikomeye mu rugo buriya utabikoze ntacyo urugo rwaba ruvuze nta mwana nta kwita ku rugo rwawe nta kubaha umugabo wawe icyo gihe ntabwo urwo rwaba ubundi nyine biba binagoranye kugaragira umugabo cyane nyine nibyo ndi kuvuga harya bavuga kugaragira nyine muri make kubaha umugabo kuba se ntavuga gutya hari irindi jambo bakoresha no kumugaragira ariko cyangwa bagaragira umwana ndi gutegeka ndabyibagiwe sumaye n'ubizi ubu ngubu werega uracyari umwana none se reka nkubaze kundi umwana se kushira kumbaza ibyo bintu by'ingubu none se nakubaje ufite imyaka ingahe nakubwiye ko njyewe n'ejo no muri video yashize nabwiye ko mfite imyaka 17 uba wumva uzashaka ryari mfite 99 tayari abizanye n'imikino nzashaka igihe cyose Imana ibonye ko ngomba gushaka wowe muri wowe turetse iby'Imana iri kugutegurira wowe mu cyifuzo cyawe ubu urumva usigaje nk'igihe kingana iki igihe icyo cyose Imana yashaka n'aka kanya sheri aka kanya hari ibyo duhisha wowe ntabwo nabiguhisha umva rero ubyumva ute erega aka niko kanya ko kubiganira unabyige ubisetinge mu mutwe mbyige se wuzi ibi se ngiye nkurusha iki kimwe muri make ariko kundi reka twumve noneho nkubaze ikibazo numve koko ntacyo nkurusha iyo cyangwa se umwana w'umukobwa sibyo wubatse sibyo akubaka afite mindset y'uko
ibye ni ibye ku giti cye, iby'umugabo ni iby'umuryango, sibyo? uwo nguwo wamwita iki, wamufata ute? yaba ari zero work bro. Yaba ari zero work. Uzarebe niyo abantu bageze mu rugo urumva rwiza nyine rudekoye batavuga ahantu ari umugore mwiza, sibyo? Kandi buriya umugore ntago nyine umugore kuko kudusanga ahantu hadekoye ibiki biriya usanga abagore kenshi bagiramo uruhare, akabona udufaranga akavuga reka nake urugo rwanjye ibiki urumva urugero nari ndi kuguha. Ariko ngewe ko byumva no kuri niba nyine warashakanye n'umugabo wawe kandi umukunda bya nyabyo, ntago hakagombye kubaho amafaranga ngo aya nayuyu n'aya nayuyu, kuko nyine yakabaye ayo mafaranga yari yose ari mu nzu nyine yakabaye yanyu mwese. None n'amafaranga yahurije hamwe Imana aba menshi agafasha byinshi. Muri make we ntago ubyumva kimwe n'abantu babyumva gutya? Ntago mbyumva kimwe n'abantu babyumva. Ni ukuvuga ngo kubaka urugo ni ugufatanya? Ni ugufatanya sho. Ntago ni ukuvuga ngo mwese muba mugomba gukora inshingano, biterwa n'aho uwo mugati uri kunyura. Ushobora kuba udafite akazi uyu munsi umugabo agafite, ushobora kuba unagafite n'umugabo agafite, mwese mugacana undi agacana mugahurira hamwe. Ndumva ufite ubwenge, umaze gukura rero. Akenge ko karimo nawe ukiseka uko biri karimo. None se ubyumva gute ku mugore wari wambwiye ko ugiye kumbaza ikibazo kimwe bibaye 15? Sawa, sorry. Ubyumva ute ku mumama nyine washatse, sibyo? Ariko akumva ko inshingano zose zireba umugabo? Rega ni kimwe n'ibyo ngibyo sho, ni kimwe n'ibyo ngibyo by'umugore wumva ko amafaranga nyine agomba kuva mu y'umugabo. Aya biratandukanye kubera ko ibyo winjiza bishobora kwitwa ibyawe, sibyo? Ku buryo n'umugabo udakeneye ko umugabo abimenya, ariko wowe ugakenera kumenya iby'umugabo, sibyo? Hakaba noneho n'inshingano zivuga ziti ikibazo cyose kiri bube n'uyu nguyu kireba, ntabwo ari njye kireba. Ni ukuvuga ngo issues zose zigoye ni iz'umugabo. Niyo muri make nk'uko nari kubwiye na mbere, urugo ni ugufatanya, ni ubufatanye. Wabivuze mu ncamake, turamburire ku buryo dukuramo inyigisho. Inshingano ubundi yewe ahubwo narizi ko inshingano nyinshi zo mu rugo ari iz'umugore. Kwa buriya ngiye mbabona ntago bigomba kuba ari iz'umugore, by the way nimunyumve nabi. Hari ukuntu n'abagabo mugira iyo ngeso urumva, kandi nawe wasanga urimo. Yego. Ukavuga ngo niba umugore ari guteka ukavuga ngo wenda sinakoze ibyombo, urumva? N'ubu ngubu n'abo bari kundeba wenda bakuze bahita bavuga ngo uyu mukobwa akoze amarorerwa ibiki n'ibiki, ntago aratinyutse. N'ubundi wayakoze byarangiye. Ntabwo nayakoze. Ngaho ntabwo nayakoze. Tubwire point yawe noneho tubyumve. Kuba njyewe urumva, naba ndi mu gikoni urumva, ukaba uri koza ibyombo cyangwa ukaba uri gukoropa nta kibazo, ko niba wanyura bikoraga. Kucyumva ko niba warashatse umugore sitabikora, niki kitagihinduka? Nta kintu kizagihinduka ahubwo mu bwonko, kubera nyine sometimes abanyarwanda icyo gihe cyaraje. Erega ubundi urugo ni urw'umugore. None ikintu kirenze se urakizi? Urugo usanga nyine urugo ni urw'umugore, umuryango ukaba uw'umugabo. Never. Sure. English never. Reka mbwiye man, urumva uzarebe ingo nyinshi zibanye neza cyane kandi zitindanye kugezana n'uyu munsi, ni handi usanga nyine umugabo atikomeza. Ahubwo niba umugore wongeye gukora ikintu kireka nanjye gikora, usanga maze kujya mu ngo nyinshi nyine mbona sometimes bameze gutyo, ugasanga nibo babanyeho neza better than wa wundi nyine wikomeza unataha abana bakiruka. Arese ko bivuga ko iyo umugore icyo umumenyerije
nicyo akora. Uretse wumve nimba ubyutse tuvuga ati ngiye mfashe inshingano z'uko ngomba kujya norohereza umudamu umugore wanjye, njye mbyuka mwogereza ibyombo nanamukoropera, cyangwa se wenda mbyuke mwogereza abana mbambike mbakorere kimwe mbone kugenda. Iyo wenda ugize nk'ikintu gishobora gutuma ibyo bintu utabikora, bivamo kumurakaza, noneho bikajyana kuri leva bikwibwira ati kubera icyo utakoze ibi. Icyo kintu we ntabwo ukizi cyangwa ni ubwa mbere ucyumvishe? Ntabwo ari ubwa mbere nyumvishe, ariko nk'uko abagabo bose atari uko nyine bikomeza ngo bafashe abagore babo, urumva, ni nk'uko nyine abagore bose atari uko babigenza. Si uko abagore bose nyine, niko tuvuga ngo abumwe agatukisha bose. Yego barahari, urumva, ariko ntabwo ari bose. Ariko buri gihe ubana n'umuntu urega umuzi Imana. Aha, kumenya umuntu se wamenya umuntu? Tuze papa, ibyo bintu umugore washobora kumenya umugabo, ariko umugabo ashobora no kumara n'imyaka 10 ataramenya umugore babana. No mbona abagabo ari imyagenge. Niyo mpamvu se bakubwira ati ngo gushaka umugore uba ugomba gushaka nk'umugore urusha nk'imyaka 10. Niyo mpamvu nasigiye ko nzashakana n'uwo ndusha imyaka 10. wowe umuruta, ubwo urwo rugo ruzakomerara. we bya byo gushaka byo nibiraza ko waduhakaniye ngo ni si vuba. Oya, nabwiye ngo n'ejo nabukora. Ubwo se bwaba ari ubukwe? Byaba ari iki? Byaba ari komedi. Ababukora se bamaranye imyaka 10, bugacya batandukana bose abana. Gutandukana ni kimwe, no kubana n'umuntu ni ikindi. Ushaka ubundi banza utandukanye ibintu bitatu. Nibyo ndi kuvuga. Banza utandukanye ibintu bitatu: gukundana, kubyarana no kubana. Si ibintu bitatu bitandukanye totally, nta n'ahantu na hamwe bihuriye. Ushobora gukundana n'umuntu mutazabana, mutazanabyarana. Ushobora kubyarana n'umuntu mutarakundanye, mutazanakundana, mutazanabana. Ushobora kubyara n'umuntu mudakundana, byo byakunda, ariko ibindi byose ntabwo byakunda. Ngwiki ibyo nabyo zise. Ushobora kubyarana n'umuntu nta rukundo, mutazanabana. Ibyo byo ndabizi, ntabwo nabihakana. Ushobora gukundana n'umuntu nawe ubizi neza ko utazigera ubana nawe, utazigera unabyarana nawe. Urwo ntabwo rwari urukundo sheri. Umuntu ukunda batubwire muri comment ko ibyo umuntu ukunda. No. Mbanze nsoze kuvuga. Yego. Umuntu ukunda. Ibaze ko niyo mwaba mufite imyaka nka 10 wenda ni cyangwa 16, umuntu ukunda by'ukuri, utangira gutekereza nyine ahazaza hanyu, ugatekereza abana muzabyara bazabasa. Ubwo nirwo bita nyine urukundo rwa nyarwo. Uri rukundo nibyo bindi bakunda kuvuga ngo fuck and forget. Ubwo raba ari fuck forget. Je nimba mbeshe banyomoze baze kunyomoza. Ibyo bintu ni ibintu bitatu bitandukanye total. Wenda wabyarana n'umuntu mudakundana, urumva, mudateze no kuzabana, ariko kuvuga ngo ngukundanye n'umuntu ntago wifuza kuzabyarana nawe cyangwa kubana nawe, never. Naci icyo kintu baze gukitwandikira muri comment badusubize. Sibyo? Noneho wagiriye inama nk'umukobwa, sibyo? Uba mu mutwe yaramaze kwisetingamo kari mwiza, niziye ngaruka nyine bimugiraho iyo amaje kwisetingamo icyo kintu. Niki yakora? Yakwitwara ate? Yabyitwara mate? Ese bakeneye inama zacu ra? Nta muntu udakenera inama. Uzwe ari igihe umuntu akubwira nk'ikintu uzi ko ugikora pe bikakubabaza. Oya, rega wowe uvuga opinion yawe. None abantu n'ubundi iyi video ibizarebwa n'abantu. Ikintu navuga cyambere na mbere, uri mwiza mukobwa we, komeza ube mwiza, komeza witeho, komeza ushining pe, kuko uri mwiza bihagije. Ikindi nabwira umuntu
ntago buriya waba mwiza ku isi man hasigaye havuka abana beza uri mwiza yego ariko hari abakuruta kure hejuru yawe ari hejuru yawe kure nawe ubona ukavuga papa ndemeye urumva rero ibyo ngibyo ubu ntabwo byagashutse cyane twebwe abakobwa kuko sometimes iyo bikugeze mu mutwe nyine urirara man urirara ariko nanone kumenya ko uri mwiza sometimes biba byiza wenda yuze ubwenge uravuga okay reka nanjye gukora nk'ama content wenda y'imyenda cyangwa ama get ready with me nyine urumva icyo kintu ni ikintu kirimo ama business cyangwa ugagenda ushaka ama company nyine ukajya wamamariza ubwo bwiza bwawe ukabukoresha utategereje nyine like kwicara kugira ngo umugabo azagushima guha amafaranga mara ibyo bintu na gihe kirekire nyine bimara ego n'aya mafaranga nta n'akamaro gakomeye cyane urumva ushobora no kubaho wiyumvisha kuri mwiza bikakwangiriza na kariyeri noneho iyo bigeze kuri ya step nyine ya shape cyangwa bwa bwiza burarangira burashira ubwiza burashira bushobora gushira noneho ugahita ubaho nabi cyane ari mwiza pe ko aho nataye kurya ibifiriti dore buko urumva ko kwideforma birashoboka birashoboka cyane bitewe n'ubuzima uba uri kujyamo uri gukura ntago uzakura ngo ukomeze umere kwa kundi sibyo uko biri kose nimba ari umuntu ukubwira ngo uri mwiza yego ni byiza ariko ntago babishyira mu gifu tegura ubuzima bwawe bw'ejo hazaza koresha ubwo bwiza bwawe ubwo bwiza ukuze ubwenge umenye uburyo ugomba kuzabaho umuntu urenze kuruta kugendera ku bwiza bwawe ubwo bwiza urumva ubwiza bushuka benshi bugatuma badategura ubuzima bwabo bw'ejo hazaza ko hari benshi hano babaye abantu ba danje baba slay queen ba danje twajya tunabareba tukagira ubwoba ariko right now wareba ubuzima babayemo kikarenga umufana urumva so inama nziza rero twabagira nuko bareke iyo myumvire bahagarike iyo mitekerereze yo kumva ko uri mwiza ugomba kuba hari uko uhamagaye Musa cyangwa uhamagaye runaka ugomba kuba hari uko uhamagaye Peter ngo Peter nyohereza ibiceri ukabaho nyine udakora ngo n'ubwiza ubwiza ntabwo Imana iba yarawuguhereye kandi nawe ko bakunda kugira opportunities nyinshi buriya biri umukobwa uzi ubwenge man ugira amahirwe cyane man gira amahirwe ariko usanga ayo mahirwe akenshi abaca mu myanya batayakoresha cyane niba yakoreshe no mu nzira nziza ushobora kuba ufite nyine urumva ni igikundiro aba afite icyo gikundiro rero cyakabaye ari nk'iturufundo wakoresha kugira ngo ugire iyo ugera utarize uvuga ati runaka ngo negereje runaka so niyo nama yacu rero reka tugarukirize hano ntabwo twakora ikiganiro kigeze mu masaha n'umunsi wose twagikora ariko tuba tugomba guha n'abantu umwanya kugira ngo badusangize ibitekerezo byabo tuzanabone n'ibindi tuzabakoreraho n'ibindi biganiro tuzakora yewe muntu ugejeje ku iherezo iki kiganiro Imana iguhe umugisha mwinshi cyane utagabanyije pe uruw'ingenzi kuri aka gacano kacu babwire ko tuzatunabavangira tubazanira abantu dukina amagame turi hano kugira ngo tube entertaining tuna traveling bro of course tugenda aho byabereye tubereke of course hari aka gacano utagiye kwivugisha icyongereza tugiye kujya anytime Friday utazashiduka twagahinduye icyongereza ejo bundi tugomba no kwiga indimi tugomba kwiga indimi international noneho ahantu niga bambwiye navuze ngo 5 minutes bari banyishe ngo 5 minutes bavuga 5 minutes ndavuga ati hatazagira umuntu umbonana nawe pe kuko uransebye bro ubutaha tuzakora ikiganiro umureti se wari uvuze 5 minutes
ubutaha tuzakora ikiganiro cy'icyongereza. Icyongereza tuzakora Eagle Eyes TV show in English. Okay sawa. Mwakoze pe, kandi mujye mutugira inama aho twakosheje, munahatubabarire kuko nago ibyo umuntu avuga byose nago aba ariko biri perfect. Muduhe n'ibitekerezo byo mwifuza. Ari n'umuntu wumva nk'ikijwi cyanjye adavuga ati muniga avuga nabi, yazajya areka gusamira mu matwi yacu. cyane ari umuntu navuze we Debura. Debura kandi Debura. So sakwaga kwita nabi. Debura. Ubuse yanseka njyewe. Bye, ndagucaga sabe ntabwo yasuza kuvuga bye. We love you.